ejo nakoze akavido mvuga ku bantu babeshya ko ari abakozi b'Imana, hanyuma aho guhembesha umukoresha wabo bakajya guhembesha abakiriya cyangwa se abakirisitu cyangwa se abayoboke babo. Hari uwahise ambwira ngo bagomba kubahemba ngo kuko ngo nibo bana b'Imana. Reka musubize ndambwira n'abandi bategeza gutyo. None se iyo usinye kontra n'umukoresha wawe ujya guhembesha abana be? Icya kabiri kandi namwe mutunga bari abantu babambuda itwanyu ngo n'abakozi b'Imana. Mwasimbuye Imana ryari? Mwasimbuye Imana ryari? Hanyuma mu gusoza ndagira ngo nibutse abantu babeshya ko bakorera Imana bangiza bagatungwa n'imitsi y'abandi, bavuga ko bagomba kubabeshaho nyine kuko ari abakozi b'Imana. Ndagira mbibutse ko nta mukozi w'Imana muri iki gihe nzi, nta n'uwo uzabona kandi wakora nk'intumwa Pawulo. N'intumwa zose zabanjije nta n'umwe yigeze ikora nk'intumwa Pawulo. Umurimo wo kubwiriza, ubuvugabutumwa, ubumisiyonari n'ibindi. Ndavuga kubemera Bibiliya. Abatayemera bose aba, ariko abayemera ntawarusha Pawulo. Ariko uzasome mu gice cya 18 cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 1 kugera ku 3. Pawulo yaritungaga. Pawulo yari a tent maker. Yabohaga amahema agacuruza akitunga, ubundi akajya kuvuga ubutumwa. Mureka kutubeshya rero.